reka nongere ngusuze kandi nguhe ikaze we dukomeza kubana umunsi ku munsi nandi tuba tugenda tubana ni hano kuri KGE aho tuba tugenda turebera inkuru ziba zigiye zitandukanye. Ndagusaba niba uri mushya kuba wakora subscribe ubundi tujye tubana umunsi ku munsi nawe ntujye ucikwa inkuru zijye zikugeraho mu wa mbere byita ko ubona notification. Ku munsi w'ejo hitezwe ibisubizo bizava mu rukiko ku ifunga n'ifungurwa by'agateganyo. Ku munsi w'ejo tuzagenda tubireba ibisubizo bizagenda bitangazwa. Ejo Yampana ashobora kuba yataha, dore ni bimwe mu bisubizo byari kuba byarabonetse ku itariki 5 ariko ntibyaza kuba byasohoka. Turaza kureba impamvu zaje kuba zitera kuba bitarabonetse. No ku munsi wo ku itariki ejo ku itariki 9 ejo hashobora kuba byajya hanze tukamenya niba afungurwa niba arekurwa. Yaje kuba agenda atangazwaho amagambo, turaje tunyure muri ayo magambo yaje kuba agenda atangazwa n'umwe mu bantu bakomeye hano muri no industry, yaba mu bisanzwe mu myidagaduro cyangwa ibintu bya politiki. Yaje kuba agenda agira icyo abivugaho, turaza kubinyuramo. Si ibyo gusa, turaza gusimbukira mu gihugu cy'abaturanyi, mu gihugu cy'u Burundi. Umuhanzi Kiku Akili umenyerewe mu njyana ya hip hop ari kwitabwaho n'abaganga mu Bufaransa nyuma yo kugira ikibazo cy'uburwayi mu mujyi wa Lille aho yari amaze iminsi atuye. Turaza kubinyuramo muri aka kanya. Icyo ngusaba nuko utajya kure yacu, kora subscribe ubundi tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi mu nkuru nk'izi tuzajya tugenda tugutegurira. Ushobora kudukurikirana kuri Facebook, Instagram, TikTok, YouTube channel, hose dukoresha KGE. Ushobora kuba wagenda ugakora subscribe kuri izo platform na YouTube, ukaba wahakora subscribe izo platform nazo ukaba wakora flow, ubundi tukajya tubana umunsi ku munsi. Nkuko nari ntangiye mbikubwira, Yampano umunsi w'ejo yaje kubagenda ashyira indirimbo hanze. Sho kuri YouTube channel y'indirimbo yaje kuba igenda ijya hanze. Ni indirimbo yisengara, ni indirimbo yaje itangira ivuga ngo ikigeragezo kiraryana. Ni indirimbo yaje kuba igenda ijya hanze ku munsi w'ejo. Iyo ndirimbo ikaba yitwa Ngara. Mu gihe tumenyereye ko yarari mu butabera, yarari gukurikiranwa, hari ibyaha byakurikiranyweho ibyaha bigera muri 6, byari 7 ariko kimwe kiza kuba kigenda kivamo. Twagiye tubona umugore we agenda yandika ibaruwa yo kumusabira imbabazi ku munsi ku itariki 5. Ubundi niho hari hazwi ko hari buze kuba hagenda hatangazwa bimwe mu bisubizo by'ifungwa n'ifungurwa. Yari yasabye ko yafungurwa agakurikiranwa ari hanze, ariko ntabwo byaje kuba bikunda kubera iriya system yo mu rukiko y'iburanisha yaje kuba itagenda neza kubera ama network cyangwa ibindi bibazo byari biri muri iyo system. Bavuze ko bari bubisubike uwo munsi, none bagakomeza ku itariki 9 karibwo bari buze gusubukura, ubundi hakagira ibitangazwa. Rero ku munsi w'ejo ku itariki 9 hazaba hagira ibitangazwa ku ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo. Ese turibaza, se uyu musore wacu Yampano ashobora kuba yabagiye kurekurwa? Harebazwa se ibyaha bigira muri 6 byose ubu ngubu bakurikiranyweho. Hari ibyo byaha wenda hari ubushobozi bwo kuba yakurikiranwa ari hanze, wenda tubyitegure, cyangwa ashobora kuba yamanuka. Ibyo ni bimwe mu byo dutegereje ku munsi w'ejo. Turebe ikizaba kigenda kivamo mu bisubizo ejo bizaba bigenda bijya hanze. Reka tubitegereze, tubihanga amaso, turebe ikizagenda kivamo muri ako kanya ku munsi w'ejo. Nari nabibabwiye hano muri industry nyarwanda hari umwe mu bapapa ukomeye cyane yagiye agenda akorana ibiganiro cyane na Bruce Melody na Deben. Muri cyagiye bavugaga ngo bafite beef. Ni umwe mu bantu wafashe iya mbere agenda baganiriza yumva buri wese uruhande agiye ariho. Bamwita Jado Castar. Yaje kuba agira ibyo agenda atangaza ku muhungu Yampano, yavuga ko Yampano ni umuhanzi mwiza wari wagaragaye mu mwaka 2020-2025 ubwo yazaga kuri stage mwakira gitaramo Deben yari yakoze ngaruka mwaka. Umwe mu basore wari uri gukora indirimbo cyane zagiye zirebwa cyane, ari nta na video zifite ari indirimbo yagiye akorana na Papa Cyangwe. Hari n'izindi zigiye zitandukanye yagiye akora. Rero yavugaga ko ari umuhanzi waje ugaragaza icyizere nyine Yampano nk'uko ryazina rye bivuga
iyo mpano yacu igenda ayikoresha neza, ariko hakaba bivugwa ko hari abantu bagiye bamugambanira muri iyi industry no kuba afunzwe hari abantu bagiye babifitemo uruhare. Jado Castar yaje kubagira icyo agenda bitangaza. Reka dufate umwanya twumve icyo yatangaje, ubundi dukomeze n'iyi nkuru nari nababwiye, dusimbukire mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi twumve ibyo akiri uburwayi aje kuba ahura nabwo uko bigiye bimeze muri aka kanya bagezeho update zihari kuri ubu. Tega amatwi wumve ibyo Jado Castar yaje kuba agenda atangaza. Ko nari ngiye kubaza nk'urugero stage baha ya mpano yahinduye gute urugendo rwe? Sinovugira hejuru. Yego. Sinovugira hejuru. Yego. I wish nakifuje ko murumuna wacu ya mpano ya stage yari yahawe ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 2025. Yego. Iya yikomerezaho bya gihanzi bikiyongeraho nyine ku mpano ye afite, ariya mahirwe akayafata ntayarekure. Nibi bintandaro ntabwo nshaka kuvuga byinshi, ariko nakifuje ko ariya mahirwe uriya musore yari yafashe akayagundira. Yego. Iya yakomeza, nibyo nakifuje. Iya yakomeza ntayareka, nibyo nakifuje. Yego. Ntago namekamira mu kitoze, ntago muciriyeho akarurutega. Yego. Ni impano, ndabizi ko azagaruka agakomeza. Ndamwifuriza ibyiza. Yego. Ntuzanyumva n'umunsi n'umwe, ntushobora kunyumvira, ntuzamubona n'umunsi n'umwe nishimiraho kumva ko umuntu yafunzwe. Niba ari ikintu cya mbere nanga mu buzima nakwifuriza umuntu, ni icyo ngicyo, regardless y'icyo baba bakoze, kubera ko nta marayika uba ku isi. Uko byamera kose Turakosa, tukagongana n'amategeko, tukagira n'ibiki, ariko ntabwo bitwambura ubumuntu. Niyo umuntu yaba yanyereyeho gatoya, byanze kunza bazagaruka kongera kuba umuntu. Niyo mpamvu rero nge ntago ujya muri babandi ngo yakoze ibingibi najya ahangaha, yakoze ibingibi najya ahangaha. Wowe muri icyo gihe ibyo uba wakoze uwo munsi, nawe muri kumwe aho ngaho, ugiye mu gitabo cy'amategeko ahana, wakatirwa 50 cyangwa se burundu y'umwihariko. Ariko kubera karagaho kari kubundi gahandurika nyine gushinja abandi ibyaha no kugira ibiki, I can't be that judgmental. Ni ya mpano, amategeko n'ababishinzwe, inzego turazifite zacu zikomeye, niyo baba bazi ibyo bamukurikiranyeho. Ngicyo nshinzwe ni ukumwifuriza kubisohokamo amahoro kandi vuba, akagaruka, hanyuma iyo mpano ye n'ayo masomo yakuyemo akaba ariyo yakomeza imbere. No ku bandi kandi, no ku bandi bakomeye bo muri uru ruganda n'abaki, no ku banyarwanda bose, uwampa buri umwe tukaba dushobora kubikuramo amasomo hanyuma tukikomereza mu bindi, nicyo gikuru. Yego. Naho bene ntacyo simbivuga ngo ndigira marayika cyangwa se ndagira n'ibiki, ariko utabisya bwita ubumera. Ntago nakwifuriza umuntu kubaho nge nabaye nzi. Sobanukiwe. I know the situation. Nubivuga aho ngaho reka tugarukirize. Katurekera. Uwo ni Jado Castar. Ibyo ni bimwe yaje kuba agenda agarukaho yibandaho ubwo yagendaga abazwa nyine kuri uyu muhanzi wacu ya mpano. Dore ejo umunsi w'ejo niyo munsi wa nyuma w'imyanzuro izasohoka mu rukiko wifunga n'ifungurwa by'agateganyo ku muhanzi wacu ya mpano. Kubw'amahirwe dushobora kubona asohotse, imiziki kongera igakomeza igasohoka nk'uko byari bisanzwe, agakora cyane, dore ko ari umwe mu basore nyine wari uhagaze neza washimishaga abantu. Ntabwo nababwiye ko atari iyo nkuru yonyine turi buze kuba tugenda tuvugaho, nabwiye ko turi buze kuvuga ku yindi nkuru y'umuhanzi Kirikwakiri ubu ngubu urwariye mu gihugu cy'Ubufaransa. Tugiye kureba uko bimeze muri aka kanya. Amakuru avuga ko yafashwe n'uburwayi bukomeye mu gitondo cyo kuwa tariki 7 hari umunsi w'ejo Kamena 2026, ahita akajyanwa kwa muganga byihuse mu bitaro bya Hôpital Saint Philibert
nyuma yo kwitabwaho n'abaganga yatangiye koroherwa, ndetse ubu amakuru yizewe agaragaza ko ari gutora agatege nubwo akiri mu bitaro. Hari abantu bari hafi y'aho arwariye bavuga ko ikibazo yagize gishobora kuba cyatewe no guhumanywa cyangwa kurogwa, ariko kugeza ubu ngubu nta makuru arambuye cyangwa yemejwe n'inzego zibishinzwe aratangazwa. Kirikou Akili amaze iminsi abarizwa nyine mwa kiriya gihugu cy'Ubufaransa, niho yari ari kuba abarizwa muri iyi minsi, aho yaje kuba agenda ahurira n'ibyo bibazo by'ubwo burwayi. Abamwegere bavuga ko yaje ari kuba yahumanyijwe cyangwa akaba yarozwe nyine nk'ibyo yari akaba ari byo bihumanyije, ariko nyine nta raporo y'ukuri byemeza irajya ahagaragara, wenda ibyo bishobora kwemezwa na muganga. Uyu Kirikou Akili amazina ye nyakuri akaba ari yitwa Yusufu Akbar Niyonkuru. Niyonkuru ni umwe mu bahanzi mu Burundi no mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba yamenyekanye cyane binyuze mu ndirimbo zirimo Soma Namba n'indi yitwa Aha ni he n'izindi zigiye zitandukanye, dore ko hari n'indirimbo yagiye imenyekana yitwa Ibisusu yari afatanyije n'undi muhanzi witwa Double J. Ni umwe mu bahanzi bahagaze neza yaba mu karere ka Afurika cyangwa no mwa kiriya gihugu cy'iwabo cy'u Burundi. Ni umwe mu bahanzi udashobora uhamagaye nyine abahanzi bahagaze neza muri ibi bihugu bya hano mu karere, nawe ashobora kuba yagenda azamo ko nyine ni umuhanzi udasiba gukora kandi nyine agakora ibintu bigiye bitandukanye. Urumva niba ari umuhanzi waje kuba agenda akorana indirimbo na Chrisizi hano mu Rwanda, urumva ko atari umuhanzi uciriritse cyangwa uri hasi cyane. Ibyo nibyo rero byari biri kugenda bitangazwa muri aka kanya, ni namwe mu makuru yaragizwe muri aka kanya tuba tugiye tureba tukavuga ati reka tuyarebe tuyabagezeho hano kuri KGE, namwe mugende muyamenya kuko nyine aba yagiye ajya ahagaragara. Reka ngushimire rero wowe tubanye muri aka kanya nkugezaho aya makuru, ngusaba nyine kuba wakora subscribe muri tujye duhora tubana mu nkuru nk'izi zigiye zitandukanye no mu zindi nkuru zibuze kuba zigenda zikurikira iyi ngiyi, uze kuba wazicikanwa. Nukora subscribe uraza kuzibona mu ba mbere. Reka ngushimire ufasha akanya ukicara ukareba ino nkuru, ni iby'agaciro cyane. Ndagushimiye, komeza ubane natwe ntujye kure yacu. Naha tubana ni kuri KGE. Kora subscribe ujye no kuri zindi social media zacu, Facebook, TikTok na Instagram, ube wakora follow, ubundi tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi. Reka ngushimire cyane, urakoze kubw'akanya utugeneye.